ubwo weekend igiye gutangira nyemera nkwibutsa aka kantu gato. Ese wari uzi ko kunywa agatama cyangwa se kunywa inzoga byongera iminsi yo kubaho? Ubushakashatsi bwakozwe na National Institute of Health bwerekana ko abantu banywa inzoga cyane cyane byeri mu rugero bashobora kugira amahirwe menshi yo kubaho imyaka irenga 90 ujyanyije n'abatazinywa. Ati gute? Abashakashatsi basanze uburyo bwo kubaho bujyanye no kunywa inzoga mu rugero cyane cyane mu bihe by'imyidagaduro cyangwa mu mibanire y'abantu bishobora kugira uruhare mu kongera imyaka yo kubaho. Ibyo bisubizo byerekana ko imimerere n'ahantu umuntu anywera bifite akamaro kandi inyungu z'ubuzima zigaragara cyane ku bantu bakuru banywa mu rugero. Ariko kandi kunywa inzoga birenze urugero byagaragajwe ko byongera ibyago byo kurwara bikomeye no kugabanya igihe cyo kubaho. Nubwo ubwo bushakashatsi bwateje impaka ku mbuga nkoranyambaga, abaganga baracyibutsa ko inzoga atari umuti w'ubuzima kandi ko inyungu zishobora kugaragara zidashobora kuruta ingaruka mbi zituruka ku kunywa inzoga nyinshi. Ngiye wumva kuri micro ni kimwe ibisanzwe, mwibutsa gukora subscribe kuri 21CR TV ndetse ukanakora follow. Murakoze.